Bahaye ikaze kuri YouTube channel ya Orbit nanone. Hanyuma rero tugiye kureba akantu confusing abantu cyane kuri mixer yaba iyi ngiyi ndetse n'izindi wenda zijya kumera nkazo. Murabibona ko kano ka mixer ni gatoya ariko gafite ibintu byinshi, ngira ngo murakabona. Dufite hano auxiliary, gafite auxiliary enye, ariko zino auxiliary enye nuzireba neza ukazitegereza uragibona ko zisa nkaho ziri mu bice bibiri bitandukanye. Rero ngo bigenda bite? Izo auxiliary dufitemo hano hagati zibanza rimwe na kabiri ni auxiliary zikoreshwa mu buryo bworoshye rwose, umuntu ushobora kuza ugahita uzicomekaho bigahita bikunda, ugahita uzikoresha rwose nta kindi bigusabye. Ndetse n'iyi ya gatatu nayo nta kindi kibazo cyayo, nayo uyikoresha, mbega zino z'ubururu zo zisa nkaho zikoresha nta kindi kintu bigusabye ngo ubanza gusetinga cyangwa ugira ute. Ariko tukagira n'indi ya kane. Nitureba neza hano inyuma dufite imyanya y'ama auxiliary rimwe na kabiri na gatatu na kane, ariko iyo tugeze ku ya kane itwereka ko hariho isending muri dB bisa yongeraho dB enye. Bivuze ngo iyo ubwayo ifite volume nyinshi kuri zisanzwe yo yiyongeraho iyindi dB enye, kandi dB enye nazo burya ni nyinshi kuri volume. Abantu bakoresha ibintu bya sound bahita babyumva, ni nko kongeraho nyine kuri volume risanzwe. Niba rugeze wenda tugeze ku 10 igahita yongeraho kane bigahita biba 14. Urumva ko volume iba yiyongereye kurenza handi yari isanzwe iri. Hanyuma rero zino auxiliary zikora zite? Iyo auxiliary zose ni ama output. Bivuze ngo iyi rimwe kabiri gatatu kane zose ni ama output dukoresha. N'izi ngizi nababwiraga zimwe dukoreshaho tujye dukoresha nk'ama output left and right, nazo ni ama output. Izi nizo main output ziri stereo za mixer nk'ibisanzwe. Hanyuma rero hano tukagiramo n'amagroupe y'ama output. Izi zose ni output ziri kuri no mixer. So rero ngo bigenda bite rero? Kugira ngo dukoreshe iyi auxiliary ya kane, nuko tugomba kumenya neza yuko effect zacu zifunze. Effect zacu tugomba kureba ngo zirafunze kugira ngo tutaza kwibeshya tukayicomekaho ikintu hanyuma kikaza kuza kirimo ama effect ugasanga byagucanze ngo byagenze bite ko ndi kumva wenda mixer yanjye iri kuzana ama effect kandi byari bimeze gutya. Bivuze ngo iyi mixer mu by'ukuri ifite output tugereranije. Ubwo ni ugufata zinenye twongeyeho ziriya groupe. Dufite groupe nazo rimwe na kabiri na gatatu na kane, ubwo zibaye output 8, kongeraho izindi output zayo ziri main ebyiri left and right ziri stereo, ubwo zikaba zibaye 10. Uyireba gutya ushobora kugira ngo izo output zose nta zifite, ariko iyi mixer ifite output 10 tuzibaze gutyo. Ariko muri izo 10 wenda niyo mpamvu ngiye guhitamo kubereka kano iyo auxiliary ya kane, kubera ko ikunze nyine guteza ikibazo. Ushobora no kugira ngo ntiwanayikoresha, kandi mu by'ukuri nayo ari output ushobora gukoresha kandi igakora neza ibintu ukeneye ko ikora. Rero bigenda bite rero? Twiga ama effect twabonye buto ya hano yo kugira ngo ama effect ajyemo. Hanyuma wenda n'abatarirebye bashobora gusubira inyuma bakayireba, ariko tugiye kuyireba ngo bigenda bite. Nabo bashobora guhita mubimenyeraho wenda umuntu utageze areba iriya video. Iyi effect ugomba kureba ngo effect zacu zirafunze. Hano ho tugomba kureba ko zifunze kuko iyi effect ntazo dukeneye. Rero kureba ko zifunze ni uko ino buto ugomba kuyikanda ikaba itari kwaka, urayizimya. Ukuntu bigenda rero, shyireho umugozi kugira ngo murebe ngo yaka gute. Hanyuma umugozi tuwushyizeho iraka. Bivuga ngo mu by'ukuri gutya ntabwo iba iri kwaka, ariko iyo tuyikanzeho ino buto iraka, iri kwereka ino kara. Ushobora kuzasanga wenda kuri mixer yawe itaka ino kara, yaka iyindi kara, ariko
mbega iraka cyangwa ntinake. Hari na mixer zitagira amatara ariko urareba ukamenya ngo iyi buto yanjye yamanutse. Iyo imanutse burya uba waswitchinze. Rero iyi auxiliaire ukuntu ikora ni uko uba ugomba kuba ama effect wayafunze. Wamara kuyafunga ukareba ngo volume yayo principale cyangwa volume iri main irazamuye. Niyo iyi yanditseho FX, hanyuma ni level ya FX ukamenya ngo izo volume se ziri kuza nako iyo auxiliaire yanjye iba igomba kuba ifite main. N'izindi zose auxiliaire dufite hano ziba zigomba kuba zifite main yazo izi controlling kugira ngo tumenye ngo zagiyemo, kuko izi ngizi zose nizo dufite 1 2 3 4. Hanyuma rero iyi volume ya FX nayo igomba kuba ifunze, kuko icyo tugiye gukenera ntabwo ari dukeneye ngo turaza gukoresha FX nka volume turi buze gukoresha dusohora, ahubwo dukeneye kuyikoresha nka auxiliaire. Rero auxiliaire zo ziri kuri runo ruhande rwanditseho master send master, ariko siko wenda uzasanga hose kuri mixer zose handitseho send master, ariko ugomba kureba ngo kino gice cya hano hirya munsi ya wenda yino table ya mixer. Hari na mixer zitagira table zikaba zifite kano ka equalizer kagwereka ngo amasinyari arimo, ano red akwereka ngo sinyari zirimo, biba biri aho hafi. Bisaba kubyitegereza ukabireba ukavuga ngo ese auxiliaire yanjye ya mbere iri he, iyindi ya kabiri iri he, nyine ukazireba ukuntu zikurikirana. Ziba ziri aho hafi kuri mixer iyo ari yo yose, ziba ziri hafi naho ano red akwereka ngo sinyari zirimo, biba byegeranye. Hanyuma rero ikintu rero tureba neza ko ahantu hose hitwa ko effect, ahantu hitwa effect hose hamanuye. Nko kuri no mixer iyi FX turayimanuye, n'izindi nazo turazimanuye. Tugiye gutwana no kugira ngo turebe ko izi auxiliaire zacu ziraba zikora. Rero iyo auxiliaire nka output, we cyambere cyo nuko ugomba kumenya ngo niba nkeneye gusohora ibintu byinshi cyane kandi output nkaba mbona ari nkeya, iyi ndi kubona akaba yitwa effect, biragenda bite? Rero auxiliaire nayo nako FX ndetse no kuri mixer ntoya zindi FX ishobora gukoreshwa nka auxiliaire. Hari abantu baba bafite mixer ntoya cyane bakabona nyine, ugasanga wenda nko gusohora imiziki itandukanye, nk'urugero kumva ngo azayifata ayicishe kuri beam, hanyuma asohora umwanya wa beam, asohore n'umwanya w'amaspika, ugasanga biragoranye. Ariko FX yabigufasha. Wenda iyi ngiyi nuko ifite ama auxiliaire menshi, ari nko kuri mixer ntoya usanga yifite buto ya FX send yonyine, cyangwa ukagira return. Return rero nayo igufasha kugira ngo ukore uyikoreshe nka auxiliaire. Nubwo warayishyiriyeho wenda role runaka yo kuvuga ngo izaba ari yo gukoresha mu bintu by'ama effect cyangwa by'amareturu, ariko nayo ishobora kugufasha nk'uburyo bwo kugira ngo usohore amajwi mu buryo butandukanye, kuko buri murongo cyangwa buri line, buri channel yose bifite ahantu harimo iyo send iyo FX, ku buryo iyo FX wayizamuriramo volume mo hagati, utiriwe uvuga ngo ngiye gukenera kuzajya nkoresha fader gusa, cyangwa ngo ndashaka gusohora ibintu, ndashaka ko wenda ngo iyi piano ariyo yonyine ica muri beam, hanyuma ibi ngibi byose bice muri speaker zisanzwe. FX rero no ku kamixer gatoya, turiya tumixer dutoya tumenyerewe cyane, ushobora kuyifashisha ikagufasha gusohora amajwi ajya kuri beam, ku buryo wajya uzamura volume yo mo hagati, ukavanga iyi volume nazamuye ukayishyira kuri beam cyangwa ugafata piano yawe ukazamuramo beam ku giti cyayo, nta kindi kintu kizamutse muri beam, ukayizamurayo yonyine. Irafasha cyane. Rero ino FX rero uburyo bwo kuyikoreshamo hano muri no mixer ni uko ureba neza ngo izi volume za FX zose zirazimije, ntabwo ziriho wazivanyeho,
nibwo ya FX yawe ijya yagira nako ya auxiliary yawe ijya yagira umumaro, nibwo ijya yagira agaciro, nibwo ujya wayikoresha ikaba ifite umumaro nk'uw'izindi FX nk'izindi auxiliary zifite bigakora kimwe. Hanyuma ugasigara urwana no kugira ngo ucungane n'amavolume yawe ari master cyangwa ari main nka twabonye hano munsi y'ano maredi. Hanyuma ibindi byose biba byoroshye iyo wamaze kumenya kubiconnectinga. Wenda guconnectinga hari igihe nabwo bigora abantu, ariko iyo umaze kumenya ngo iki kintu kimaze iki no kugicomeka ntabwo byakunanira, nyine uba wamaze kumenya akamaro kabyo. Rero ndumva aka kantu nako kari ingenzi kugira ngo tukarebeho. Tuzasubira rero ku yindi video y'ubutaha. Murakoze cyane.